Ndabasuhuje bene data, Imana duhana umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ijambo bita uburere. Kuvuga ngo ijambo bita uburere, ubundi mu gisobanuro gitoya, uburere ni imico uterekwamo n'ababyeyi. Uburere ni imico uterekwamo n'ababyeyi cyangwa se abantu wabanye nabo cyane. Iyo mico rero, iyo ubanye n'abantu babi, nawe ukurana imico mibi. Noneho ushobora kumara gukura ukagirana ikindi gihe hamwe n'abantu, bandi bantu, ariko utatindanye nabo. Muri icyo gihe ikintu gihita kibaho, hahita habaho gusa naho imico yawe yivanga, ariko nyamara wareba neza uburyo ukoramo ibyo bintu cyangwa se uburyo uvugamo, imyitwarire yawe, ugasanga wagendaniye ko bitewe n'uko aho watinze cyane ni muri iyo mico itari myiza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku burere ariko butangwa n'Imana, ku burere ariko buhabwa abana b'Imana, ku burere buhabwa abantu barezwe n'Imana, mbese abantu bateguwe n'Imana. Uyu munsi nibyo bintu tugiye kurebaho. Aba bantu rero bateguwe n'Imana, hari igihe kigera bakivanga na ba bantu batateguwe n'Imana, bityo ugasanga urugendo rwabo rurangiritse. Icyo Imana yashakaga ko bazaba cyo, icyo Imana yashakaga ko bazakora, ntibagikore nk'uko Imana yifuzaga ko bagikora. Iyo umubyeyi afite abana, agerageza kubigisha no kubatoza, ategura imitego yose bashobora kuzahura nayo. Noneho muri iyi mitego bashobora kuzahura nayo, ahangaha niho hahandi ahirimbana akabajyana mu mashuri, niho handi ahirimbana akabashakira imyambaro kugira batambara ubusa. Kandi iyo ashaka ko bazitwara ukuntu, abategura mu buryo bwose. Urugero, nimba agira impungenge z'ubusambanyi, akabyara abana, niba ari abakobwa, agerageza kubatoza kwitwararika no kwambara imyambaro ikwiriye, bitewe n'uko agira impungenge cyane z'ibyo bintu by'ubusambanyi. Niba ari abasore, ugasanga arimo arabaganirira, arimo arabazanira ibintu byinshi by'impuguro bishobora kubahugura, bikabafasha mu myumvire, kugira ngo cya kintu yanzira batazariyoboka. Ahubwo niyatangira kubabwira, abana banjye mwirinde ibisindisha, bana banjye ntimukagendere mu kigare kimeze gutya, kuko iyo mugendeye mu kigare kimeze gutya, hari aho mugera hatari heza kandi hakangiza hazaza hanyu. Imana rero nayo niyo mpamvu igenda itegurira abizera amasomo atandukanye. Icyo yifuza ko bamenya ni uko yifuza ko bahagarara neza mu mwanya mwiza nk'abarezwe nayo koko. Nimba abantu barerewe imbere y'Imana, bagomba kugira itandukaniro hagati y'abantu barerewe ahandi hantu hatari imbere y'Imana. Aba bantu barerewe imbere y'Imana bazi ubushobozi bw'Imana, bazi ububasha bw'Imana, bazi gukora kw'Imana, ntabwo bashidikanya ku Mana, kubera yuko niyo mpamvu bagenda nk'uko yabatoje. Iyo bageze ahakomeye cyangwa mu ntambara cyangwa mu bintu runaka, baravuga ngo ndabizi data ntiyakora ibi, mbese bagatangira ubuhamya Imana. Ndabizi iki kintu ntabwo cyakorwa, kubera ko igihe nabaniye nayo, igihe yantoreje, mbese ibyo nayibonanye byose, ndabizi iki kintu ntabwo yagikora.
rero mu gihe cyose uzaba ufite uburere ariko budaturutse ku Mana, uzitwara nyine nk'ubwo burere warerewemo. Ariko igihe uzaba ufite uburere buturutse ku Mana, uzagenda neza kandi wubahisha Imana, uzagerageza kubana n'abantu bose amahoro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abantu ngo mukomoka kuri so Satani. Ni ukubera iki? Hari imikorere n'imivugire babaga bavuga cyangwa se bakora itandukanye ni Imana nyine. Iby'Imana itoza n'ibyo Satani atoza ntabwo ari bimwe. Urugero, umwe atoza kugira nabi, undi agatoza kugira neza. Mbese niki gituma umwe atoza kugira nabi undi agatoza kugira neza? Habayeho kwigomeka. Uyu mwigomeke rero ahita afata plani yo gukora ibintu biri inverse n'ibyo Imana ishaka. Amaze kwigomeka ahita afata gahunda yo gukora ibinyuranyije n'ibyo Imana ishaka. Bivuga ngo rero, mbese niki cyakubwira ko waremwe n'Imana? Kuko Imana ijya kurema umuntu yaravuze tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Nyuma yo kumurema ahabwa ububasha bwose, yoherezwa muri Edeni, aho yari yateguriwe kugira ngo abe, aho yari yateguriwe kugira ngo agenzure. Noneho Imana iravuga ngo ariko kugira ngo uyu muntu atazayoberwa icyatumye ari hano, nkwiriye kumuha amabwiriza. None aya mabwiriza nkajya nza kuyagenzura, nkamenya uyu muntu ububasha muhaye azabyitwaramo gute. Niko kumubwira ati hariya hari igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, ntuzagikoreho kuko umunsi wagikozeho no gupfa uzapfa. Mbese bishatse kuvuga iki? Umuntu muri ubu buzima busanzwe yahawe ibishoboka byose, ahabwa buri kimwe cyose yifuza kandi gishobora kumwambika, gishobora kumufasha muri ubu buzima. Ariko uyu muntu hari ikindi kintu kimwe Imana yamubujije. Urasanga n'ubundi urenga ibyo wahawe ukajya kuriganya abandi, ukarenga ibyo wahawe ukajya kurenganya abandi, ukarenga ibyo wahawe biguhagije warangiza ukajya kunyaga abandi. Iyo mico ntabwo ari iy'abana b'Imana. Nimba uri umwana w'Imana, so afite ibiguhagije mu kiganza cye, niki kiguteye ubwoba? Niba ufite ubukene buzashiraho, niba ufite indwara nayo izashiraho, niba ufite agahinda kenshi nako kazashiraho, kubera ko hari strategy nyinshi Imana yashyize muri wowe zo kugira ngo ako gahinda gashire. Ariko we guhora urangamiye ngo runaka iki n'iki mbuze kizatuma mbura ibi, nicyo kizatuma umwanza kwinjirira kugira ngo akugumishe muri iyo kategori yo kugirira nabi. Kuko urareba ukabona abantu bose nta cyiza bakwifuriza. Ariko abana b'Imana bakwiye gusobanukirwa ko Imana ari Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, kandi n'ikidahari ishobora kukirema kikabaho. Ikidahari ishobora kukirema kikabaho. Nimba Imana rero ishobora kurema ikidahari kikabaho, ikarema inzira itari kaboneka, aba bana b'Imana bakwiye guhora bizera, ariko kandi bategereje ko Imana ishobora kugira icyo ikora. Rero igihe cyose uzategereza ukabona Imana isa naho yanze kugira icyo ikora, birashoboka ko hari icyo yaba iri kugutegurira. Ariko kandi urundi ikindi gishoboka, birashoboka ko muri wowe
harimo igisubizo ariko wowe utari kubona, kandi icyo gisubizo kikaba giturutse mu burere wahawe n'Imana. Ubu burere wahawe n'Imana hari aho ugera ugasangamo ibisubizo byawe, ariko nimba uburere wahawe n'Imana warabujugunye, birumvikana ko igisubizo cyawe utazabasha kukibona mu gihe ugeze kigomba kuboneka. Nk'uko uyu mubyeyi ategura umwana we akamwohereza mu ishuri, ariko iyo ageze ahantu arimo asoma amagambo yanditse cyangwa se hari ibyo nawe ubwe yagiye yandika ari kubisoma, biramufasha. Ariko iyo atakaje bwa burere yahawe n'umubyeyi, ntabwo ashobora kumenya gusoma bya bindi uwo mubyeyi we yashatse kumwigisha mbere, kuko yagiye abona ingaruka kuri benshi byagiye bigiraho. Abantu benshi rero mwirinde gutakaza uburere muri guhabwa n'Imana cyangwa mwahawe n'Imana. Icyo gihe nibwo muzabasha kurinda no gucungura ubugingo bwanyu. Rero iyo watakaje ubu burere wahawe n'Imana, Satani ahangaha agenda kwinjirira gake gake, akangiza ubuzima bwawe, akangiza ubugingo bwawe, kubera ko nawe strategy ya mbere agomba kugira muri we niyo kugira ngo utakaze bwa burere, utakaze ya myitwarire Imana yagutoje ugomba kugendana nayo, uburyo ugomba kwitwara, uburyo ugomba kwambara. Satani arimo arahangana intambara yo kugira ngo ibyo ngibyo Imana ikwigisha ubitakaze, none numara kubitakaza azabona uko agufata. Kuko iyo Satani ari kwataka umuntu ufite uburere yahawe n'Imana, biramuhenda cyane. Ariko Satani iyo ari kwataka umuntu wibagiwe uburere yahawe n'Imana, wibagiwe icyo Imana yamushakagaho, wibagiwe icyo Imana yamutegetse, yamushinze, Satani biramworohera cyane. Mwitondere uburere mwahawe n'Imana, mwirinde kubutakaza, kubera ko nimumara gutakaza ayo mahame mwahawe n'Imana, ikindi kizabakurikiraho muzamburwa ubwiza bw'Imana, musange mwambaye ubusa. Ya mitungo mwabonaga mwambaye nk'icyubahiro, ntabwo muzongera kubona ko ari icyubahiro. Ikintu cyose mwari mufite, imyambaro mwari mufite mwambaye mubona ko ari icyubahiro, ntabwo muzongera kuyibona nk'imyambaro y'icyubahiro. Ufite iki mu rugendo? Ukwiye kugira amahoro menshi kugira ngo ubashe gutahura, ubashe kurinda uburere wahawe n'Imana. Genda nk'uko Imana yagutegetse, uzamenya byinshi kandi uzagera kuri byinshi. Imana iduhane umugisha kandi twiteho. Uyu munsi twari turi kuvuga ngo uburere, twarebye uburere umumaro bugira. Uburere bugira umumaro mwinshi cyane, ariko iyo udafite uburere ntabwo ushobora kumenya naho uhagarara. Imana ikurinde kandi kwigishe byinshi kurushaho, kuko uri umwana wayo. Amen.